Haleluya. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe ngo uzurira indege bahari. Mbwira mugenzi wawe ngo uzakora ubukwe bahari. Haleluya. Uzubaka etaje bahari. Ntabwo bari bagiye, bari bahari. Oya. Tuihereze icyubahiro. Bari bahari. Uzi kwambara boda i Kigali uzambara na ya yindi ya gutya bahari. Yesu ashimwe cyane. Uzi gukodesha inzu y'umuntu akakubwira uko ashaka kandi uyishyura. Uzubaka iyawe ahari. Haleluya. Uzayubaka ahari. Uzi kugira ngo iwanyu bakora ubukwe batanga invitation bahaba batazi abo bataturanye uhari be no kukwandikira ka message. Ariko Imana ni kuzamura zakuzamura bahari. Yesu ashimwe cyane. Baze kureba uko kurari ririmba. Twaraye ducuragura yanze yagiye katurebe ko bikora basangwe hetse impanga. Tuihereze icyubahiro. Tuihereze icyubahiro. Tuihereze icyubahiro. Tuihereze icyubahiro. Haleluya. Bagomba kuza kureba yuko wicaye mu nzu yawe. Bagomba kuza kureba ko wambaye costume. Bagomba kuza kureba yuko wakikiye. Haleluya. Haleluya. Oya. Baraza nta invitation twabahaye. Ariko igitangaza Imana igiye kugukorera kizabazana. Gira mugenzi wawe ngo humura. Mugire ngo humura. Hari ahantu heza hagutegereje. Bazaza baje kureba yuko nawe wabyaye ugaheka. Bazaza baje kureba yuko nawe hari ko nta kiri ku rutoki. Bazaza baje kureba yuko nawe wakoze ubukwe. Tuihereze icyubahiro. Shaka kuvuga ku mbaraga zisumba izirara inyuma y'inzu yawe. Shaka kuvuga ku mbaraga zakuye Lazaro mu gituro. Shaka kuvuga ku mbaraga zirenze iz'abasinga. Shaka kuvuga ku mbaraga zirenze iz'abega n'abegakazi. Shaka kuvuga ku mbaraga zirenze iz'ababanda. Shaka kuvuga ku mbaraga zirenze iz'abanyaruhengeri. Shaka kuvuga ku mbaraga zirenze iz'abanyagisaka. Shaka kuvuga ku mbaraga. Haleluya. Amashyi tuyikomera mu mashyi. Haleluya. Ndashaka umuntu usoma neza. Iminota ni mikeya ndakoresha mikeya. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Turajya mu gitabo cya Yohana. Hamwe turahavuga amagambo ko murahazi. Turasoma ibice 11. Yesu nashimwe. Yesu ageze neza kwa Marita na Mariya. Haleluya. 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 Reka mubabwire mu magambo abahasoma murahasoma. Yarapfuye barashyingura mbwira ngo yego cyangwa oya. Yego. Barashyinguye. Yego. Hari umugambi yaragitegereje se. Yaracyongeye gufata ku mafaranga. Yaracyongeye kwambara neza. Yaracyongeye kuvuga. Oya munsubize ni yamuhari. Yaracyongeye kureba iyi misozi n'ibibaya. Yaracyongeye kurebesha amaso umwami Yesu inshuti ye. Yaracyongeye kureba kuri bashiki be. Mbwira mugenzi ngo nta cyari gisigaye ku mwana w'umuntu. Baragenda barashyingura. Bazana umusaraba bashingaho. Ariko mbwira mugenzi ngo hari hakiri umugambi w'Imana ku buzima bwe. Haleluya. Naho baragushyinguye. Naho nyoko yaba kubara nk'utakiriho. Naho umuryango w'abatakuzi.
naho baba batakikubara, naho batakikwitayeho, naho baba baterana baguhamagare, ariko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Naho baba barakwibagiwe. Yesu ashimwe. Yesaya bamwibukije umwana we, yari afite umugambi. Naho waba uri mu mahurunguru, naho waba uri mu matotoro, naho waba batakuzi, mbwira mugenzi ngo hari umugambi w'Imana. Mubwira uti nta bazimu bazakwica, nta badayimoni bazakugeraho, nta mbaraga zikuzimu zagushobora. Ugomba kubanza guhumurirwa n'ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo bakwica ngo bagushobore. Nyeganyeza mugenzi wawe tumubwira ngo ntabwo bazagushobora, ntabwo bazagushobora, ntabwo bazagushobora wa mukobwa we, ntabwo bazagushobora wa mugabo we, ntabwo bazagushobora wa mucuruzi we, ntabwo bazagushobora wa musore we, ntabwo bazagushobora. Haleluya. Ashimwe cyane. Ntabwo bazagushobora. Bashyiraho igitaka, bararira barihanagura, bajya gukaraba batakoze mu gitaka nka bya bindi mukora irusororo, barataha bajya kumufasha kurira. Ariko mbwira mugenzi ngo uriho umugambi w'Imana ntapfa utarasohora. Oya reka mbikubwire, bakwiye kubimenya bamwiganye, bakwiye kubimenya bamwasenganye, bakwiye kubimenya abakobwa mugendana, bakwiye kubimenya. Haleluya. Bakwiye kubimenya bamutizanye imbere. Yesu ashimwe. Abo duturanye bakwiye kubimenya. Imana yacu ishimwe. Yesu ngo aragenda agera kwa Marita nande, bandi baravuga ati reka turebe shaka ari agahungu k'akayuda, reka turebe yarapfuye amaze iminsi ngahe, yatinze, wenda yahagera byari gushoboka, ariko twamushyizeho beto, twashyizeho umusaraba, twarize twihanaguye, reka turebe. Mwumvire ngo aho baguteye ntabwo bazahakubona. Haleluya. Iyo hageze birahinduka. Gasuzuguro nuko atarahagera, gasuzuguro kari iwawe nuko utaramuhamagara neza, gasuzuguro kari ku buzima bwawe nuko atarahagera ngo aguhagarareho. Nahagera ingoyi zagufasha zirakurekura, nahagera ibyo bagushyize hejuru birakuvaho, nahagera amarozi aravaho, nahagera ingoyi zikuzimu zirakurekura. Imana ishimwe. Ntabwo tumenyeranye neza ariko biraza kujyamo. Bira mugenzi ngo birajyamo neza. Haleluya. Pastor yabwirizaga mu gitondo ngo amazi iyo yatindaga, iyo yihindurizaga, uwatangaga abandi kugira gute? Ni kuki marayika yazaga guhinduriza amazi? Kuki ari amazi utayicaragaho ngo umanure ibirenge byabembye bikire? Mbwira mugenzi wawe ngo ibya Yesu birasaba kujyamo kure cyane hasi. Imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, imbaraga zihindura ibintu, imbaraga zihindura amateka y'iwanyu ntabwo ziraha hejuru. Ukwiye kuza wasanga byihindurije ahangaha ukajyamo kure cyane utitaye ku bandi. Imbaraga z'Imana nizimanuka mu kanya zigendagenda, ntuze kwita kubohokera hariya, uze kwita urambura amaboko uvuga uti mwami nanjye naje, kandi nanjye naje mfite ikibazo, nanjye naje mfite uburwayi, nanjye naje nshaka gukira, nanjye naje nshaka umugisha, nanjye naje uyu munsi. Imana ishimwe. Nsomera igice cya 12 niho nshaka gukura ubutumwa bwiza. Murongo wa mbere turasoma buke buke tuze kugera ku 9. Haravuze ngo Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 12. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Yesu asigwa amavuta na Mariya. Haravuze ngo nuko hasigaye
nuko hasigaye iminsi itandatu, hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba. Pasika ikaba. Yesu ajya i Betaniya, Yesu ngo ajya i Betaniya, aho Lazaro uwo Yesu yazuye, aho Lazaro wa wundi Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya, baramutegurira, mbwira mugenzi wanjye ngo baramutegurira ibyo kurya bya nijoro, bamutekera ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaye aho, mu bicaranye na Yesu basangira. yicarira. Imana iguha umugisha, mukomere mu mashyi. Ariko Yesu nashimwe cyane. Biravuze ngo Yesu ajya i Betaniya, bamutegurira ameza ya nimugoroba, barateka birahumura, bateguye ameza y'icyubahiro, bakaranze, biteguye neza. Yesu we, hahandi Lazaro yabaga, wa wundi wazuye. Marita na Mariya baribuka yuko bari baratandukanyijwe na Lazaro, barabatereka tumutegurire, bakora ibishoboka byose. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Biblia ambwira neza ngo Lazaro yaragize gute? Mbwira mugenzi ngo hari imeza igutegereje nubwo bakubona nk'uwapfuye. Mbwira mugenzi ngo hari imeza utegerezwa kugeraho, ntabwo Satani azagushobora utarayicaraho. Mumbwira ngo hari intebe y'icyubahiro igutegereje, uzabanza uyicareho ubone gusezera isi. Haleluya. Hari umwambaro utegereje. Yesu nashimwe cyane. Bari bamushyinguye ariko hari imeza yari imutegereje. Bari bamushyinguye ariko hari ahantu h'icyubahiro hari hamutegereje. Bari bamushyinguye ariko hari ahandi yagombaga kugera. Bari bamushyize mu irimbi ariko yagombaga kuvayo. Yesu nashimwe cyane. Twongeye tuyihe icyubahiro. Buya mubwira uti ntabwo uzapfa utaragera aho Imana ishaka kugera. Ntabwo uzapfa utaratwara imodoka, ntabwo uzapfa utiri mu bukode, ntabwo uzapfa utarabona umugabo, ntabwo uzapfa utarabona umwuzukuru, ntabwo uzapfa utarishima, ntabwo uzapfa. Imana yacu ishimwe. Birimbwiye neza, irambwira ngo na Lazaro yaragize gute? Pastor, ntiza amavuta mbwiriza gakeya, kora ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Oya, haleluya. Haleluya. Rero mu bantu bari bahaye baje kureba, abashyinguye Lazaro bari bahari. Abanzi b'Abayuda bari bahari. Abanzi ba Marita bari bahari. Abanzi ba Mariya bari bahari. Abanzi ba Lazaro bari bahari. Haleluya. Haleluya. Mbwira mugenzi wanjye uzurira indege bahari. Mbwira mugenzi wanjye uzakora ubukwe bahari. Haleluya. Uzubaka etaje bahari. Ntabwo bari bagiye, bari bahari. Oya. Tuyihereze icyubahiro. Bari bahari, bari bahari, bari bahari. Uzi kwambara boda boda i Kigali, uzambara na ya yindi ya gutya bahari. Yesu ashimwe cyane. Uzi gukodesha inzu y'umuntu akakubwira uko ashaka kandi uyishyura, uzubaka iyawe ahari. Haleluya. Uzayubaka ahari. Uzi kugira ngo iwanyu bakore ubukwe, batanga invitation bahaba batazi, abo bataturanye uhari, bene kukwandikira ka message. Ariko Imana ni kuzamura, zakuzamura bahari. Haleluya. Mumbwira ngo izakuzamura bahari. Biraneze irambwira ngo na Lazaro yari ahari, yicaye ku ntebe y'icyubahiro arimo gusangira na Yesu. Bwira mugenzi ngo nubwo usa nk'uwapfuye ariko hari intebe y'icyubahiro. Hari intebe y'icyubahiro. Hari intebe y'icyubahiro.
hari intebe y'icyubahiro, hari intebe y'icyubahiro. Nsomera umurongo, nsomera ukurikiye dusoze. Turasoma tugeze ku 9. Bamutekeye ibyo kurya bya nijoro. bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro. Yego. Marita arahereza. Kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu. umwe mu batumiwe b'icyubahiro basangira. Mariya yenda igice cy'idenariyo. Imana iguha umugisha. Nibyo? Yego. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza kandi ahumura y'igiciro cyinshi. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi, ayasiga ku birenge bya Yesu, ahanaguza umusatsi we. Nibyo? Yego. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Ongera wicarire ukomeze usome turagira ku 9 ariko ubanza ucishemo amaso gakeya. Biravuga ngo Mariya yenda igice cy'idenariyo cyangwa se afata amavuta meza yari yateguye, avuga ati nanjye ndahabonera Yesu. Haleluya. Ngo araza arayapfundura ayasuka ku birenge bya Yesu, arunama. Ni wa wundi yakijije bya bindi, ni wa wundi avuga ati nakwitura iki mwami, ngo ahanaguza umusatsi we, ngo ayo mavuta arahumura akwira hose. Twihereze icyubahiro. Mbwira mugenzi we ngo hari impumuro itaraguhumurira, ukwiye kubanza guhumurirwa. Hari impumuro y'ubumana, hari impumuro itandukanye na ya yindi y'iwanyu, ikwiye kubanza guca ku mazuru yawe ukazasinzira. Yesu nashimwe. Bari bamushyinguye sha itamuhumuriye, bari bamujyanye itamuhumuriye. Lazaro we ntabwo ari Yesu wahumuriwe wenyine, ngo impumuro yakwiye mu nzu hose. N'agasore arahumurirwa. Haleluya. Mumbwiriye ngo hari impumuro ikwiye kubanza kuguhumurira ukazataha. Hari amavuta akwiye kuzabanza kuguhumurira neza. Haleluya. Va muri izi gikotore bageze mukara abantu bitera kanaka agatambuka buriya biraryoha. Yesu nashimwe cyane. Mbwira mugenzi we ngo hari amavuta ukwiye kubanza guhumurirwa, hari ubwiza bw'Imana ukwiye kubanza kukwegera, kandi imbere y'abantu Imana yacu ishimwe cyane. So murongo wa 9 havuze ngo abantu benshi n'abayuda bamenya ko ahari, baraza. Cyakora si ku bwa Yesu gusa, ntabwo baje ku bwa Yesu gusa, ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuwe. Imana iguha umugisha ukomere mu mashyi, ntabwo nongera kuvuna. Abantu benshi bamenya ibirimo kubera mu murage w'abera, bamenya ko Yesu arimo gukora ibitangaza, baravuga ati reka tujyeyo. Ariko birambwiye ngo ntabwo ari ku bwa Yesu gusa. Reka nse nk'ubwiriza gakeya. Haleluya. Igihe kirageze ngo baze hano mu rusengero bataje kureba ibikorerwa aha, kuko imirimo n'ibitangaza basanzwe babyumva, ahubwo dore ikigiye kuba mushuko ni ukugira ngo baze kureba ko shari aparitse hariya. Ni ukugira ngo baze kureba bavuga ati ariko koko mwene Karori, mwene Mbonigaba, mwene Sebyondo, mwene Isiraguma, mwene Hagumurugo, mwene Nyabyenda,
mwene Nyiraminani, mbe yabaye umuhanuzi nawe, mbe yubatse etaje koko, ariko se agenda muri Land Cruiser, ariko se agenda muri Discover, ariko se ko twari twaramuroze nawe yabyaye impanga. Ntibishoboka. Baze kureba, batazanywe na Yesu, bazanywe n'igitangaza Imana yagukoreye. Haleluya. Wayabwira mugenzi ngo baraza kureba igitangaza Imana yankoreye. Yesu ashimwe cyane. Baze kureba uko korari ririmba. Twaraye ducuragura yanze yagiye, katurebe ko bikora. Basanga uhetse impanga. Tuyihereze icyubahiro. Tuyihereze icyubahiro. Tuyihereze icyubahiro. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Bagomba kuza kureba yuko wicaye mu nzu yawe. Bagomba kuza kureba ko wambaye costume. Bagomba kuza kureba yuko wakikiye. Haleluya. Haleluya. Oya. Baraza nta mutasiyo twabahaye. Ariko igitangaza Imana igiye kugukorera kizabazana. Gira mugenzi wawe ngo humura. Mubwire ngo humura. Hari ahantu heza hagutegereje. Bazaza baje kureba yuko nawe wabyaye ugaheka. Bazaza baje kureba yuko nawe hari ko nta kiri ku rutoki. Bazaza baje kureba yuko nawe wakoze ubukwe. Tuyihereze icyubahiro. Ejo bundi reka mbahiye inkuru dusoze. Ejo bundi nagiye ahantu mu bukwe bw'umuntu, ngirirwa amahirwe yo kuba ndi umwe mu bantu barebera bugufi. Umuhungu kubera yuko bari baramuzengereje, ngira ngo yabonye baje na ya fanta umukobwa yakiriza umuhungu, banga kuyinywa. Yahindura amaso ati barahari wo gacwawe. Yahindura yandi ati barahari. Yahindura ati barahari. Tugeze mu gutwikura go bindi ba nyirasenge bose bahari. Ndabwira se ninde uri butwikurura? Wo bazanye ati rekuramenye turiya numwe muri bo. Ndabwira ni munzanire mbere. Munzanire n'abandi bana b'abakobwa mfata nkuriya nuriya, ndabicaza turatwikurura. Ariko mubwire ngo bari bahari. Mubwire ngo bari bahari. Mubwire ngo bari bahari. Haleluya. Nta Satani rero nakubwiye ngo imbaraga ziwanyu ntabwo zagushyingura. Ntabwo abarozi biwanyu bazagushobora. Ntabwo abapfumu biwanyu bazagushobora. Ntabwo inzara yiwanyu izagushobora. Oya, ngira mugenzi wawe ntabwo bizagushobora. Yaduhamagaye niyo kwizerwa. Haleluya. Yaduhamagaye niyo kwizerwa. Ni nyamaboko. Abanditse abahanga babimuvuzeho, abasizi n'abahanuzi barabihamya. Yesu ashimwe cyane. Nta burozi, nta mupfumu. Reka kugenda witotomba, reka kugenda wiganyira, reka kumva byagucanze. Ahubwo shyira imbere kuramya Imana no guhimbaza Imana, bizasohora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Hari impumuro nziza ku buzima bwawe. Ntabwo uzagenda uko, ntabwo uzasinzira uko. Bigomba kubanza bikandikwa. Yesu ashimwe cyane. Tuyihe icyubahiro. Tuyihe icyubahiro. Tuyihe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya irambwira neza ngo Lazaro igihe niba ari we uyu, niba ari undi bavuga ngo oya nundi ntabwo ari uyu, ngo amaze gupfa ajyanwa mu gituza cyande. Ajyanwa mu gituza cyande. Ngo na Nyamutunza arapfa. Hari ikintu nshaka muri iryo jambo.
ngo nyamutunze amaze kubabazwa yinginze Mose ngo Aburahamu byibuze yohereze Lazaro akoze urutoki gagahera ngo amutonyangirize kuki byanze. Aramubwira ngo noneho nyemerera ajye mu muryango waki. Reka nkubwire, pastor yahoze atubwira ngo tujye mu miryango y'iwacu. Abapfuye buriya nubwo biza kukuniga babyohereza cyangwa se bikurondora, impamvu bidahusha hariya nuko bikuzi. Ntabwo yasabye ngo ajye ku isi hari avuga ubutumwa, yaravuze ngo ajye mu muryango w'iwacu. Hari abumva nabi ndabizi nkanjye batazaza kubabara, ariko buriya ni akantu gato katwereka ko bishoboka ko umuntu yagaruka. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ariko nyeganyeza mugenzi wawe mubwiye ntago bizagushobora. Naho baba basibanganyije hejuru yanjye bateyeho barambitseho za ndabyo, ariko mwagiye muzizana mu ntakiriho. Dore rero jye uko nteye iwacu muri famiyo bagize ibyago cyangwa bagahamagara baragenda bagasinyakiraho indabyo. Urwo ntaguhaye ukiri muzima bira no kwihemahema, ntarwo nyakiraho nta n'impamvu. Waruzanye nkiri muzima, waruhaye ubukundu ukiri muzima, wamunejeje akiriho, wamuririmbiye akiriho, wamukomeje akiriho. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bari abagome, Bibiliya avuga ngo ntibagarukiraho, kubera yuko igitangaza Imana igiye kugukorera kizatuma. Ibi ni by'abakuze ariko mwe muracyari bato. Igitangaza Imana igukoreye wamurokorewe, reba neza, Imana irakigukorera kigahagurutsa abazimu benshi. Lazaro bamuhize ngo bongere bamwice, nta n'isoni bagira. Bakuroze ku mwana wa mbere urangura byara, bakuroga kwa kabiri urangura bwiwe byara, mbaza mugenzi ngo ariko nta soni bagira. Baramuhiga ngo bamwice kuko abantu benshi babavagamo, imidugudu yabo harimo gusenyuka, insengero zabo zarimo gusenyuka, aho baba harimo gusenyuka, abantu barimo kusanga Yesu kubera igitangaza yakoreye Lazaro. Haleluya. Mubwiye ngo hari igitangaza Yesu yenda kugukorera kikazunguza umudugudu, kikazunguza igihugu, kikazunguza abamwiganye, kikazunguza abamungana, kikazunguza abazimu, kikabatesha agaciro bakabura ibyicaro. Yesu ashimwe. Waba uri tayari guhagarara neza? Waba uri tayari? Imana ibaha umugisha.